my mommy. Getting all ready. Getting all ready. To cook. Hello. Hello, ikaze kuri mwese kuri Kula Bridge. Mika bibwire. Tell them mom. What? Tell them your name. My name is Milka. I'm here to help my mommy and mommy. Ikaze kuri mwese kuri Kula Bridge. Nitwa Fiona, nko mubyumvishe umukobwa yitwa Milka. Turishimye cyane ko twongeye kugaruka. Hari hashize amezi 6 tutakora ama video. Hari aba twahuye mu mujyi bakatumenya nge na Milka, bakadusuhuza bakatubwira ama video ari hehe. Ngira ngo nizere ko uyu munsi mugiye kuyabona. Uyu munsi turabizeza ko tugiye kwa duhari. Hari abadutumyeho, hari abamamagaye. There are some that are abroad that actually called or sent a message to remind us about the videos. We are here and we're here to stay. Tutashaka kubabwira ko nubwo nari mari hari imishinga narimo kubibategurira, imishinga myiza cyane idufitiye akamaro twese namwe murimo. Ndagira ngo hari abaje kuri Kula Bridge baturutse kuri video nakoranye na Sabe ku Isimbi, irimo gusobanura ibyo nshaka gukora kugira ngo twigane hamwe twese uburyo ushobora guteka ibiryo bifite intungamubiri ariko biryoshye ukoresheje ibintu tubona hano mu Rwanda. Ndashaka kubamenyesha ko twabonye umuterankunga wadufashije kugira ngo ibyo byose tubigereho mu rwego rw'amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndashaka gushimira USAID kuba yaduteye inkunga. Ndashaka gushimira ambasade y'Abanyamerika mu Rwanda badufashije kutwigisha binyuze muri programme yitwa Awe yigisha abagore kugira ngo bagere ku mishinga itandukanye. Nuko ndabashimira. Ndasuhuza n'abantu bose twiganye muri Awe. Mwese nizere ko murimo gukora ibyo mwemeje gukora. Rero muri iyo mishinga irimo imishinga 3, ibikorwa 3 muri uwo mushinga umwe. Igikorwa cya mbere rero nuko nano ma video kugira ngo tukomeze tubigisha, tuzakomeza tubigisha duteka kuri aya ma video. Nizera ko muzajya mureba mu watch, mu sharing, mu liking, mutubwire ibyo mushaka kugeraho. Ku ma video rero ndashaka kubabwira ko tugiye kuzajya duvangamo n'ibindi atari uguteka gusa. Tuzajya tugira abatumirwa, hari abazaba baje kutwigisha ibijyanye n'imirire, aba nutritionist, abaganga, abarezi, kugira ngo twese twigire rimwe, kuko nizera ko guteka atari cyo cyangombwa gusa. Twese tugomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo ibi biryo bigire intungamubiri n'akamaro mu mubiri bwacu, cyane cyane kuri aba bana barimo gukura natwe twese. Icya kabiri nuko tufite ama classes yigisha guteka hano aho dukorera. Dukorera hano Kimironko kwisanga aho bita kwisangano. Ndaza kubashiraho direction, ushaka no kujya muri Google ugashiramo Kula Bridge ushaka kutubona aho dukorera. Ano ma class rero tuyagira kwa gatandatu no ku cyumweru. Tugira class ya mbere y'abana batoya kuva ku myaka 8 kugera ku myaka 12. Class itangira saa 3 ikarangiza saa 5. Ino class rero twigisha abana ibiryo bitandukanye, ariko tubashishikariza gutangira gukunda guteka kuko yaba bitangiye bakiri batoya barabikurikirana. Class ya kabiri ikava saa 6 kugeza saa 8, indi kageza saa 9 kugeza saa 11. No ku cyumweru nuko nguko. Turaza gushiraho na class kwa gatanu. Iyo class imwe izaba ari iy'abadufasha mu rugo, abo twakwita abakozi mu rugo, kugira ngo nabo bige uburyo bashobora guteka ibiryo byiza mu rugo rwacu, mu mago yacu. Ndaza kubashiraho uburyo ushobora kumamagara kugira ngo mwiyandikishe kuri ayo maklasi, mudutera inkunga ariko natwe twese twige. Murabona rero ko badufashije kugira ngo tubone igikoni kinini. Hanyuma iki gikoni gishobora kwakira abantu bageze ku 10 bicaye muri class, ariko bizanadufasha no kugira ngo mujye mutubona mu gihe turimo guteka. Muribuka ko aho twari turi imbere mutashoboraga kutubona mu gihe turimo guteka, ariko murabona ko twishimye mushaka kutubona, mukabona Amerika, mukambona twese tukateka. Ikindi gikorwa kizakorwa nuko hazabaho kwandika igitabo ibyo ndimo gukora. Iki gitabo kikaba kizaba kirimo ibiryo
bishobora kuboneka hano mu Rwanda uburyo butandukanye. Nikisohoka nzababwira aho mushobora kugishakira. Icyo navuze nuko ama classes class ni 5,000 buri class imara amasaha 2 n'igice, harimo no kurya. Tugomba kurya no mu rugo turimo guteka. Ibindi nubwo turi muri Guma mu rugo, dufite restaurant ikora mu buryo bwa booking, aho ushobora kuduhamagara, tuba dufite menu itandukanye, hanyuma tukababwira ibyo turi buze kugerwaho. Okay. Karibu nanone muri restaurant hano kuri Kula Bridge. Hano dufitemo restaurant ishobora kwicaza abantu bageze nko kuri 25, ariko ubu ngubu nko twababwiye nagirimo gukora kubera ibihe turimo, ariko turimo guteganya gukora ordering deliveries. Hano rero muri restaurant nko mubibona dufitemo ama art pieces atandukanye, aho turimo guteza imbere aba artists bacu barimo gukora ibintu byiza. Nikarahakunda urabona ko hari comfortable, abashaka kuza Guma mu rugo yararangiye, mushobora kuza mukicara nangaha tugasangira, tukaganira, tukagira ibihe byiza. Ahangaha rero tushobora kuza tukanywa agacyayi, African tea cyangwa n'ibindi. Ngira ngo murabona rero na za art pieces nababwiraga na hano zirahari. Ndaza gushiraho nko nababwiye aho mushobora kubonera pieces zose kuri Instagram, ariko kubashaka ibiciro mwaza kumamagara. Numero ni 0788990410. Nkaza kubabwira ibiciro, nkabwira aho mushaka kuza kubireba. Ibyo byose nyuma ya Guma mu rugo. Hari icyo wakunze wumva ushaka ko tugiguha ubu ngubu tukiri muri Guma mu rugo, dushaka kukikohereza muri delivery, waza kutubwira. Ino video rero tugiye kurekera aho ngaho. Nizere ko mwatubonye mwishimye, natwe twishimye. Video ikurikiraho tuba turimo guteka bisanzwe nkuko tubisanzwe. Mugiye kuzajya mubona ama video arenze imwe ku cyumweru, Imana ibidufashemo. Gaho rero niba utarakora subscribe, ukande kuri subscribe, ushireho inzogera kugira ngo uzagire bano ma video ugeze no ku bashuti bawe. Kore share hanyuma and subscribe to the video and click the notification button. Murakoze cyane, naho butaha. Goodbye.